gikomeye cyane kokombure buriya ifasha mu igogorwa ry'ibiryo, so kubera ko ifitemo nayo ya fibre, twabonye ko no mu mashaza harimo fibre, na kokombure buriya ifitemo fibre ifasha igifu gukora neza, bityo rero bikaturinda constipation nk'uko twari tubimaze kubivuga hejuru. Tuvuga ku bijyanye n'ubuzima health, tuvuga ku bijyanye na diet imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Sarifacts TV, aho tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, aho tuvuga ku bijyanye n'imirire cyangwa diet, tukongera tukavuga ku bijyanye n'amafaranga, tukavuga life skills, tukavuga n'utuntu n'utundi. Uyu munsi yo tugarutse muri parite yacu ya health fact, aho tugiye gukomeza tuvuga ku bijyanye n'ibiryo bimwe na bimwe twisanga turi kurya, ariko mu by'ukuri tugasanga ntabwo tuzi ngo iyi mirire cyangwa ibi biryo bidufasha iki mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umukunzi wacu rero yaratwandikiye nanone muri comment zanyu, kuko nababwiye ko comment zisoma kandi nanone nkagira icyo nzikoraho mu gihe biri ngombwa. So umukunzi wacu rero yaratwandikiye aratubaza ise kurya kokombure mu buzima bwa buri munsi, ese kokombure imaze iki, ese kubera iki kokombure ku isahani yacu, kuki twisanga inshuro nyinshi iri muri salade, cyane cyane ntekereza ko ariho dukunda no kubibona kenshi cyane, ariko se imaze iki mu buzima bwacu? So nongera kwibutsa rero ko kokombure buriya iri mu muryango nk'ubihaza, bikuruje famiye, kandi nanone ngo irimo amazi menshi cyane, bityo rero bigatuma kokombure ibasha kugira ubushobozi. Turaza kubishyira hano ku ruhande, tuyerekane ikase, tunayerekane ari kokombure yose uko imeze, kugira ngo nujya no ku isoko uzabone nyine ko ari kokombure nka ya yindi wabonye hano kuri Sarifacts. Twagiye rero tujya kurebera hamwe kokombure iribwa gute, kokombure ifite akahe kamaro mu mubiri wacu, kugira ngo ubashe kumenya nyine nuko itegurwa, nuko ifungurwa, cyangwa uko nyine ugomba kuyitegura mu gihe wapanze ko wayikoresha ku mafunguro yawe. So ikintu cya mbere ugomba kumenya mu kamaro ka kokombure ni uko buriya kokombure ifasha gutuma umuntu asohora inkari neza, kwihagarika neza muri rusange, kandi nanone ikaba ivura cyangwa ifasha abantu bafite indwara ya irisemi iboneka mu maraso. Ikindi nanone ku barwaye amabuye yo mu ruhago cyangwa amabuye yo mu mpyiko, buriya kokombure irafasha cyane, kandi nanone n'abantu bafite imicanga nyine mu mpyiko aho ngaho. Ikindi nanone kokombure ngo ifata cyane cyangwa ifasha cyane ku bantu barufite za rubagimpande. Kokombure ni nziza kuko ibafasha kugira ngo nyine babashe gukira izo rubagimpande. So ikindi kintu wamenya kuri kokombure gitangaje ni uko buriya ifasha abarwayi bafite impatwe ihoraho, kandi nanone ngo kuyikoresha ni ukuyishyira inshuro nyinshi muri salade, kuko ivanze n'indimu, ivanze n'ibitunguru, ikaribwa neza. Kandi ikindi nanone wamenya ni uko kokombure ivura cyangwa ifasha mu kugira uruhu rwiza. So mbibutsa rero ko amakuru yose tubahereza kuri ibi bijyanye n'imirire tuba twakuye mu gitabo cyitwa Imbaraga y'Imana ivura iboneka mu byaremwe. So nabashishikariza rero mwese gushaka icyo gitabo, kuri paji yaho ya 39 niho dukura ayo makuru, kandi nanone dukora ubundi bushakashatsi cyangwa ubugenzuzi, ntabwo ari ubugenzuzi ahubwo ni ubushakashatsi, research yimbitse, kugira ngo tubashe kubazanira amakuru meza kandi yizewe ku bijyanye n'imirire tuvuga ahangaha. Ntabwo ndi umunutritioniste, ariko dukusanya amakuru y'abanutritioniste bagiye bashyira hanze ku ma website agiye atandukanye y'imirire. Ndaza kuyashyira yose muri description box, kugira ngo nushaka kumenya byinshi byimbitseho kuri ibi bijyanye, kuri ibi biryo turi kugenda tuvuga hano, kugira ngo nyine nawe ubashe kumenya. Mbibutsa ko kokombure rero ni imboga. Kokombure ntabwo ari urubuto, ni imboga, iri mu bwoko bw'imboga buribwa nyine cyangwa bukoreshwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So dukomeza rero tuvuga byinshi kuri kokombure. Ikintu cya mbere, kokombure kubera ukuntu irimo amazi menshi cyangwa 95% bigize kokombure ubwabyo
ni amazi, bityo rero bihereza ubushobozi bwo gufasha umubiri kutabura amazi. Icyo ni ikintu cya mbere. Hanyuma ni byiza cyane nyine kuyirya ku bantu bakora siporo cyangwa ku bantu bakunda kugira ibyunzwe cyane, nyine barespira cyane, niyo mpamvu batranspira cyane, niyo mpamvu ari byiza gufata kokombure kugira ngo y'amazi watakaje wongere kuyabona. Ikindi kintu cya kabiri gikomeye cyane, kokombure buriya ifasha mu igogorwa ry'ibiryo, so kubera ko ifitemo nayo ya fibre. Twabonye ko no mu mashaza harimo fibre, na kokombure buriya ifitemo fibre ifasha igifu gukora neza, bityo rero bikaturinda constipation nk'uko twari tubimaze kubivuga hejuru. So dukomeza n'ikindi kintu rero cya gatatu gikomeye cyane, kokombure ifasha kugabanya ubushyuhe n'ububyimbire bwo mu mubiri, kwa kundi uba wumva nyine wabyimbye cyane cyane bakunda kubyita inflammation inshuro nyinshi ukunda kubona zifata abantu mu majoint aho ingingo zigiye zihurira. Buriya ngo kokombure ni nziza cyane kuko ifasha kugabanya nyine ubwo bubyimbe, cyangwa nanone ikindi ni ukugabanya kubyimbirana kw'amaraso, kw'amaso, kwa kundi amaso nyine aba yabyimbye. Ni byiza ko buriya wifashisha kokombure. Ikindi kintu kokombure ikora kidasanzwe cyane, ladies, abantu bakunda kugira uruhu rwiza, uruhu smooth, ni byiza kwifashisha kokombure. Kokombure rero ntabwo igomba kubura kuri salade yawe. Mu gihe wapanze gufata ka salade rwose ntiwibagirwe gukatiramo slice twa kokombure, kuko ni nziza mu gutuma ushobora kugira uruhu rwiza, bitewe n'uko ifitemo vitamine C, kandi vitamine C ni nziza ku ruhu buriya kuko ituma uruhu ruhorana itoto, rukomeza gusa neza, kandi ikarinda uruhu gusaza imburagihe. Icyo ni ikintu cyiza rero kuri kokombure twese tugomba kwitaho. Mu gihe ufashe kokombure ujye umenya ngo uruhu rwanjye buriya ndi kururinda gusaza imburagihe bitewe n'iyo vitamine C dusanga muri kokombure. Ikindi kintu gikomeye cyane, buriya kokombure nayo ifasha cyangwa itera inkunga umutima, nayo ifasha umutima bitewe na potassium iri muri kokombure, ifasha kugenzura umuvuduko w'amaraso cyangwa kuwuringaniza. Nanone hakabamo na fibre ifasha kurwanya cholesterol mbi iba iri mu mubiri. So ni byiza rero buri munsi kwita ku mafunguro ugiye kurya, ukanamenya n'icyo amaze, kuko buriya kurya ikintu ukabuze ngo kurya iki ngiki buriya ni byiza cyane. So dukomeza, nanone ko kokombure ifasha mu kugenzura ibiro cyangwa mu kukuringaniriza ibiro. So kubera ukuntu kokombure ifitemo kalori nke cyane, ni byiza rero ko iyo uyiriye buriya uba wumva ko ukuntu ifitemo n'amazi menshi wumva uhaze, bigatuma udakeneye kurya ibindi biryo hirya no hino ku ruhande, bityo rero bikagufasha kuringaniza bya biro byawe. Ibyo bintu ni byiza cyane. So niyo mpamvu kokombure ntabwo ihenze. Mu gihe ugiye ku isoko ugiye guhaha muri budget ya muri za mboga uhaha ku cyumweru, wapanze kuri cyumweru cyose, buriya kokombure nayo ugomba kuyishyiramo, ntabwo ugomba gucikanwa no kuyihaha. Ikindi kintu gikomeye cyane rero, abantu benshi tujya gushaka aho dukoresha ama detoxification, nyamara hari ibiryo twakabaye dufata mu buzima bwacu bwa buri munsi bidufasha nyine gukora detoxification cyangwa koza umubiri, niba ariko nabyita, urumva, cyangwa gusohora imyanda mu mubiri. Kokombure rero ni kimwe mu biribwa ushobora gufata hanyuma maze ukaba wikoreye umubiri wawe detoxification, bitewe n'uko amazi ari muri kokombure yo ubwayo ni intungamubiri biri muri ayo mazi bifasha impyiko gukora neza, kandi turabizi neza ko impyiko arizo ziyungurura amaraso. Ni byiza rero ko ufata kokombure kuko yifitemo ibifasha impyiko kuyungurura amaraso. Kokombure ni nziza cyane kandi ikungahaye kuri byinshi, niyo mpamvu wakabaye uyishyira mu mirire yawe ya buri munsi. So dukomeza rero turebera hamwe ibyiza bya kokombure, tugeze kuri point ya 8 aho dusanga nanone ko kokombure ni nziza ku barwaye diabete, kuyirya mu rugero, bitewe n'uko umuntu ufite diabete afite nyine isukari iri hejuru cyane. So rero kokombure kubera ukuntu ifite isukari nkeya kandi ikanagira na glycemic index iri hasi, ni byiza ko uyishyira mu mafunguro yawe, maze ubundi ikajya igufasha kugabanya ya sukari nyinshi mu mubiri wawe. So nkomeza kubibutsa ko aya makuru turi gutanga hano twavuze ko I am not nutritionist, niyo mpamvu nawe uba ugomba nyine gukora ubundi bushakashatsi bwimbitse
kurenza ubu ngubu kugira ngo ubashe kumenya ngo ibyo ndi kurya bifitemo izihe ntungamubiri, ese biri kumfasha iki. Mbibutsa ko aba ari ubushakashatsi twakoze twakuye ku makuru yagiye atangazwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku ma website, ku ma institution ashinzwe iby'imirire, hanyuma maze ku ma health centers, hanyuma maze tukaza tukayabasharinga hano kugira ngo tugire common understanding cyangwa tugire ukuntu twumva ibintu, maze ubundi tugakomeza kubaho mu buzima turi abantu bari very smart, you know. So dukomeza rero turebera hamwe ese noneho kokombure nayiguze ndayifite nayirya gute. Tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza waryamo kokombure yawe. So twagiye, kokombure ushobora kuyikoresha muri salade, ushobora kuyikorana n'izindi mbuto ugakoramo juice cyangwa ugakoramo smoothie. Ibyo ni ibintu byiza, cyane cyane smoothie za detox, kuko twamaze kubona ko kokombure buriya ni one of the food zikora detoxification. So ni ngombwa mu gihe ugiye gukora juice ya detox, kokombure itagomba kuburamo. So rero ushobora kuyirya sometimes, n'abantu bazitogosamo gake mu mazi make gusa, ariko kugira nyine ntibice za ntungamubiri zirimo bakayitogosa. Urumva hari n'abandi bayifata, ari naho twabonye ko kokombure bayifata bakayikata bagashyiraho igitunguru, bagashyiraho indimu, maze ubundi bakabirya nka salade. So ubwo ni uburyo bwose ushobora kuryamo kokombure. So iyindi nama rero cyangwa ikindi tugomba kumenya ni uko mu gihe ugiye gukoresha kokombure yawe ugomba kwirinda kwishyiraho umunyu cyangwa amavuta, kuko hari aho usanga abantu bamwe bafata kokombure agashyiraho umunyu mwinshi, akavuga ati kubera ko imeze ukuntu nyine idafite taste, wumva ntabwo iba iryoshye, ntabwo iba ibishye, uba wumva nyine irimo moyenne, akavuga ati okay banshyireho umunyu n'amavuta. So rero birabujijwe ko ushyiraho kokombure yawe umunyu, ukaminjiraho umunyu, cyane ko usanga inshuro nyinshi batubuza kuminjira umunyu ku biryo. So rero na kokombure yawe ntabwo ugomba gushyiraho umunyu. So ndumva ari ibyo ngibyo twamenya kuri kokombure kandi tukamenya kuyikoresha neza. So ndabashimiye cyane rero ko mwabanye nanjye muri iki kiganiro, ko mwarebye video ku bitangiye kugeza irangiye, kandi mukaba mwize byinshi kuri kokombure. So ntekereza rero ko niba nawe hari icyo ufite cyangwa wumva twazavugaho ubutaha muri video, urebeye muri rusange ku biryo mu Rwanda dusanzwe turya biboneka muri local market twakoresha, maze ubundi tukabasha kumenya muri rusange ibyo biryo bitumara iki, ese ubundi kubera iki tubirya, bifite izihe ntungamubiri zinjiriza umubiri wacu. So ndabashimiye cyane rero, Imana ibahe umugisha aho muherereye hose, mbifuriza ishya n'ihirwe nk'uko mpora mbibabwira. So umunsi mwiza rero, Imana ibahe umugisha cyane cyane.